Ndabasuhuje mwese abadutega amatwi kuri Ururembo TV. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Hanyuma kibasuhuza none ni Havugimana Moise. Ndagarutse kuri uyu munsi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, dusangire ijambo ry'Imana, kandi ndabashimiye kugomeza kudukurikirana kuri channel yacu YouTube Ururembo TV, n'abadukurikirana kuri Facebook no kuri Instagram. Mwese Imana ibahe umugisha, n'abandi boherezwa ibiganiro kuri WhatsApp bagashima bakatanga ibitekerezo. Mwese Imana ibahe umugisha. Hanyuma tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuvuge ku kuremwa k'umuntu, ariko ijambo ry'Imana ngiye kuvuga uyu munsi rifite insanganyamatsiko igira ngo Imana ikuremere umwambaro mushya. Imana ikuremere umwambaro mushya. Mpamvu mvuze ngo Imana ikuremere umwambaro mushya, hari abantu babaho mu buzima bwabo, ugasanga aba mu buzima budafite icyerekezo, budafite ishusho, budafite mbega icyerekezo na kimwe. Ni ukuvuga ngo uwo mwambaro, ubwo buzima urimo ni umwambaro ariko ushobora kuba wariyambitse wowe ubwawe, cyangwa se akaba ari umwambaro wambitswe na Satani, cyangwa se akaba ari n'umwambaro wambitswe n'Imana. Uyu munsi nkuje ni ijambo rivuga ngo Imana ikwambika umwambaro mushya mu buzima bwawe. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3, duhere ku murongo waho wa 6. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice ni cya 3 umurongo wa 6. Haranditse ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, asoroma ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Dusubiremo iri jambo. Uwo mugore abonye ko yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Mwakira ijambo ry'Imana. Dusome ku murongo wa 8. Haranditse ngo bumva imbirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimugoroba, mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza iti urihe? Arayisubiza ati numvishe imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramusubiza ati ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Dusome n'ubundi Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 21. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 21 haranditse ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Mwakira ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Mwongere mwikirize ngo amen. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye bw'iri jambo ryiza tugiye kumva muri aka kanya. Ndakwinginze kugira ngo bane n'akanwa kanjye, kandi bane n'imitima igiye kwakira ijambo, kugira ngo buri wese arikunde kandi aryishimiremo, ahabwe umwambaro mushya mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha wowe wahisemo kudukurikirana ku Rurembo TV, kandi turagushimiye. Imana ikugirire neza. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ritari buze kumara umwanya munini ariko utari na mutoya. Tugiye kuvuga kuremwa k'umuntu, tuvuge n'uburyo ki umuntu yambuwe ubwiza yaremanywe, uyu munsi wa none akaba yambaye ubusa. Gute umuntu yambaye ubusa? Kuki nta muntu ushobora kubona Imana n'amaso ye? Kubera iki? Mbere na mbere, kubera iki nta muntu ushobora kubona Imana n'amaso ye? Kubera iki atari abantu bose bavugana n'Imana? Kubera iki Bibiliya ivuga ngo twari mu ishusho y'Imana, ariko se koko uyu munsi turacyasa n'Imana? Ufite ibibazo wibaza kuri iki kintu, uribaza ese koko abantu basa n'Imana? Ese koko Imana isa natwe? Kuki hariho abantu bavugana n'Imana hakaba n'abandi batavugana nayo?
kuki ari abantu, kuki Imana ihora yihishe tudashobora kuyibona? Ni iki gitera ibyo byose? Ese umuntu aremwa yari ameze atyo? Ese umuntu aremwa yari muri kondisiyo imeze ityo? Reka nze nguhe igisubizo. Imana ariko ikuremera umwambaro mushya. Imana ishimwe. Hanyuma ijambo ry'Imana dusomye ni mu Itangiriro, ndagira ngo ntangire mu kubaho kwa muntu. Imana ishimwe. Imana yaremye umuntu, yaremye ibintu byose mu minsi 5. Ku munsi wa 6 Imana iravuga ngo nimureke tureme umuntu agira ishusho yacu. Bibiliya iravuga ngo Imana yaremye umuntu, imaze kumurema imuha ishusho yayo. Umuntu asa n'Imana, agira ubwiza bw'Imana, ndetse ngimuhumekeramo umwuka w'ubugingo, ku buryo yari kuzaba iteka ryose, atari kuzapfa. Imana imaze kurema uwo muntu, isi yari nini, irangije imukorera umurwa mwiza, nk'uko wafata igihugu cy'u Rwanda, nk'uko gifite umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo Imana yafashe isi yose yishyiramo umurwa umwe, iwita Edeni. Imaze gufata uwo murwa, iwutuzamo uwo mugore n'uwo mugabo, iwutuzamo Adamu na Eva. Imana imaze gutuza Adamu na Eva muri Edeni, bagiranye amasezerano. Mbere na mbere, ubundi kugira ngo habeho icyaha habanza kubaho itegeko. Ni ukuvuga ngo dufate urugero, hano tuvuge hano iwacu mu Rwanda, umuntu utwara imodoka agomba kuba afite perime. Ariko wambutse umupaka w'u Rwanda ukagera nka Uganda, iyo ugiye nta perime ufite upfa kubuze gutwara uratwara. Kubera iki? Hano iyo utwaye imodoka udafite perime baguhana, cyangwa iyo utwaye moto udafite perime baguhana. Nuko hari itegeko rivuga yuko umuntu wose ugomba gutwara agomba kuba afite perime. Naho Uganda nta tegeko rihari rivuga ko umuntu ugomba gutwara afite perime. Iyo umuntu atwaye imodoka cyangwa se moto muri Uganda adafite perime nta cyaha bakoze, kuko nta tegeko rihari. Ariko iyo umuntu atwaye imodoka hano mu Rwanda cyangwa moto adafite perime, abakoze icyaha, kuko aba yishe itegeko rivuga ngo umuntu wese ugomba gutwara bagomba kuba afite perime. Ni icyaha rero nuko kimera. Tuvuge yenda urugero, niba Imana yaravuze ngo ntugasambane, iyo usambanye uba wishe itegeko ryayo. Nicyo gihe uba ugomba kugira gute? Uba ugomba kuba ukoze icyaha cyitwa gusambana. Hanyuma ndagira ngo mvuge ukuntu icyaha cyabayeho, mvuge n'impamvu abantu batabona Imana, batumva Imana, kandi mvuge niba koko n'abantu basa n'Imana cyane badasa nayo. Ndagushimira wowe nteze amatwi. Imana imaze gushyira Adamu na Eva muri iyo ngobyi, bagiranye amasezerano. Imana ibwira Adamu we n'umugore we, iramubwira ngo Adamu, nguhaye kurya ku mbuto zose ziri muri iyi ngobyi, nguhaye kurya ku mbuto zose ndetse n'inyamaswa, icyo uzashobora uzakirya, ariko nkubujije kurya ku giti kimwe kimenyesha icyiza n'ikibi. Tuba muri kondisiyo nk'izi, abantu bari mwiza, byanga bikunda. Iyo umuntu atari kuri kondisiyo y'Imana, aba ari kuri kondisiyo ya Satani. Niyo utari kondisiyo yo kuri izo nzego ebyiri, uba uri kuri kondisiyo ya leta uba. Rero tuba muri iyo kondisiyo. Tekereza kuba Imana ikubwiye ngo mwemere kurya ibintu byose, ariko nkubujije kurya ikintu kimwe. Imana ishime kuba Imana ikwemereye iti mwemereye gukora ibintu byose, ariko nkubujije ikintu kimwe cyitwa icyaha, cyarangiza kikakunanira. Iramubwira ngo mwemere kurya imbuto zose ziri muri Edeni, ariko igiti kimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. Imana isezerano, iramubwira ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana ishimye. Ubu hari abantu bazi ijambo ry'Imana ribabwira yuko bagomba kwihana Imana, ko bagomba kwihana ibyaha, bakegera Yesu, bakemera Yesu, bakaba mu itorero, akabahuza n'Imana, bakaba mu bwami bw'Imana. Banazi ko nibatabikora bazahanwa. Baratwumva tubwiriza, nawe uri murantega amatwi, shobora kuba utemera Imana, ukora ibyaha, wanze kwihana, wanze kuba mu itorero, wanze kwemera Yesu, wanze kugarukira Imana, wanze gukizwa, hora mu bapfumu, hora usambana, hora wigurisha, hora utukana, hora uteranya abantu, urya ruswa, wahombeje leta, wambuye abantu, ukora ibyaha bitandukanye. Urabizi neza ko ari ibyaha, ndetse uzi no kuzanahanwa. Ujya wumva kuzahanwa, wabigize imikino, wabigize ibintu bira. Nuko Adamu yari ameze. Imana yamubwiye ko atagomba kujya ku mbuto, inamubwira ko nazirya azahanwa.
aganishwa igihano cyitwa urupfu. Natwe hari abantu bazi ko bakora ibyaha kandi bikaba bizi ko ari bibi, ndetse bazi ko bazanahanwa. Imana yarabivuze, yarabuze ngo umuntu nadahindukira ngo yihane ibyaha bye bizamurimbura. Nuko hari abantu bameze batyo, babizi neza ko Imana izabahana nibakora ibyaha ariko bakabikora. Gihe kimwe rero mu ijuru hari abamarayika benshi, hakaba abamarayika bahagarariye abandi. Hariyo marayika uhagarariye abaririmba witwaga Rusoferi, cyangwa abundi Rusoferi bisobanura wifite mu mucyo. Rusoferi ni marayika w'umucyo. Imana ishimwe cyane. Kaba yarahagariye abaririmbyi bose bo mu ijuru. Igihe kimwe rero yaje kwitegereza, niwe twita Satani, yaje kwitegereza kuntu Imana yaremye umuntu, imuha ubwiza bwayo. Imaze kumuha ubwiza, imuha no kuyobora isi. Buriya hantu Satani ahora avitisha ari umuntu, wamwemera utamwemera, wakwana nawe utakwana nawe, wamurwanya utamurwanya. Satani ahora afitisha ari umuntu. Ntabwo watera imbere akureba, ntabwo watera imbere akumva, ntabwo wakora ngo uzamuka kure, kereka uri kumwe na Yesu, kereka warahawe umwambaro mushya, kereka waramaze kwambara umwambaro mushya, kereka uri uburinzi bw'Imana. Mana ishimwe, ndagushimira kuri murantega amatwi ukumvira ijambo ry'Imana. Uwo Rusofero harangije ashakora kudeta, haravuga ngo ngiye kumanuka mu isi ndebe ikintu cyateranya Imana n'umuntu. Rusofero aza gushuka umuntu, ahageze asanga Adamu yatembereye. Ntumbaze ngo yari yagiye he. Aha abagabo bajya bihirana abagore, bakavuga ngo abagore ngo ni abanyacyaha, nibo bazanye icyaha. Kuki mutibaza Adamu yari yagiye he kugira ngo inzoka ishuke Satani? Kuki mutibaza yari yatemereye he, yari yagiye kuwungira he kugira ngo inzoka ishuke Eva? Barabafatanya cya inzoka iraza, Satani araza, yari umumarayika amanuka mu ijuru, araza ariyoberanya yinjira mu nzoka. Inzoka ntiyavugaga, inzoka ntiyaganiraga, ariko Eva ho yari atungurwa nuko inzoka ivuganye nawe, inzoka ivugana nawe, ariko ntabwo yikoreshaga, ahubwo yakoreshaga n'umumarayika wari mu ijoro amanuka aje kugira ngo ateranye umuntu n'Imana. Kubera iki Imana yaretse Adamu na Eva ikabiha n'inabagira inama? Nuko umuntu yaremanywe ubwenge bwo guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Muri wowe cyangwa muri jyewe ufitemo guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Nuhitamo icyiza uzabaho neza, nuhitamo icyiza uzaba ukunda Imana, nuhitamo ikibi uzarimbuka, uzaba uri umwanzi w'Imana. Niyo mpamvu Imana ikureka, ntabwo yananiwe kugufata ngo ukure mu businzi, ntabwo yananiwe kugufata ngo itume ureka ibyo byose. Nigeze kubivuga mu kiganiro kivuga ngo wowe niwe muganga wa mbere ukwiye kwivura indwara yitwa icyaha. Ntabwo Imana yagukiza ibyaha wowe ubwawe utarabyikiza, wowe ubwawe utarabivamo, wowe ubwawe utaragaruka. Nuko iyo nzoka yari ikoreshejwe na marayika yegera Eva, iramubaza iti harya hari ibiti Imana akubujije kurya? Satani ni indyarya, nawe ajya kongorera akakubaza ngo harya, ngo wariyemeje ngo uzakizwa iteka ryose. Ujya wumva ayo majwi, wajya no gusenga kumva amajwi akubaza ngo harya ugiye, kubwira ngo wabyihoreye. Uwo ni Satani, ahora ari umushukanyi, ariko ni mu murwanyi, nawe azabahunga. Abaza Eva aramubaza ngo harya hari imbuto Imana yakubujije kurya? Eva arayibwira ati Imana yarabikwemereye byose, ariko hari ikintu kimwe n'Imana yatubujije. Haleluya. Arayibwira ngo Eva abwira iyo nzoka, arayibwira ngo yatubujije kurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, ngo yaratubwiye ngo nitukirya no gupfa tuzapfa. Inzoka ibwira Eva, iramubwira ngo Imana yarababeshe, kubera yuko nimukirya muzaba nk'Imana, ntabwo muzapfa ahubwo muzaba abanyabwenge. Icyo cyari ikinyoma. Reka nkubwire ibyo Satani akubwira, arakubwira ngo inywera urwane ntacyo bitwaye, emera wibe, nibagufunga bazakurekura, emera wica umugore wawe, emera wicisha inzara abana bawe, unywera amafaranga ukorera, ntacyo bitwaye. Ibyo ni ibinyoma bizakurimbura. Urangize ejo hazaza hawe, urangize ejo hazaza h'umuryango wawe, urangize ejo hazaza h'amadamu wawe n'abana bawe. Uri muriyangiza, ni ubushukanyi Satani abashuka.
aramubwira ngo nimusirya ntacyo muzaba. Eva ngarangije arasoroma, amaze gusoroma ararya ngo yumva ziraryoshe, niwo twasomye ngo nuko Eva ngarebye icyo giti yumva koko n'iki gikundiro, kuko ngo ari icyo kumenyesha ikibi n'icyiza. Arangije asoromaho ajya kuri izo mbuto. Reka mbabwire mwe, gusoroma ku by'Imana yababujije, n'Imana yakubujije gusambana, byihorere. Shaka umugore niba uri umusore, shaka umugabo niba uri umukobwa, niba uri umugabo ukaba ufite umugore, bana n'uwo mwashakanye, niba uri umugore ukaba ufite umugabo, bana n'uwo mwashakanye. Ibyo byose narakubwiye ngo niwe muganga kugira ngo ukire ibyo byaha. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo nuko amaze gusoroma, Eva aryaho, amaze kuryaho arazitahana, ashira abagabo. Ndabahugura mw'abagabo mwe, nanjye ndenda kuba umugabo, ndimo nditegura gushinga urugo ejo bundi, ariko ndabahugura, ndagira ngo mbabwire ngo ntimukemere kujya ibonetse byo, ntimukemere kwakira amafaranga yose abone. Hari igihe umugore agenda agasambanira amafaranga akayakuzanira mugabo, warangiza ukayarya. Irinde gufatanya icyaha nawe. Nanone ariko simbigishije kunenga iby'abagore banyu bazanye, no kuza abagore banyu kujya gukora no guhaha, ariko nimugenzure. Umugabo ni umutwe, iyo umutwe wapfuye ibindi byose biba byapfuye. Banishime, Adamu ngarazirya. Tugeze ku ijambo nashatse kubabwira, ngadamu mbabwire yuko nubwo abantu bavuga ngo icyaha cyazanywe n'umugore, ntabwo cyazanywe n'umugore, ahubwo icyaha cyazanywe n'umugabo, kuko umugabo niwe waremwe, ntabwo haremwe umugore. Mana ishimwe cyane. Adamu ngakimara kurya ku mbuto, mbibutse yuko Eva yariye imbuto mbere, akimara kuzirya yagumye uko yarari, ntabwo yigeze yambara ubusa, ntabwo yigeze yibona uwo yahindutse. Ariko Adamu akimara kurya izi mbuto, kubera yakariwe waremwe, kubera kariwe maraso ya Imana yaremwe, ngakimara kuzirya ngo bahise bibona bose, we n'umugore we, niko ijambo ryatubwiye. Bahise babona bambaye ubusa, amaso yabo arahweza. Reka mvuga ibintu bitatu. Aba bantu bakimara kurya izi mbuto, Adamu na Eva bakimara kurya izi mbuto, amaso yabo yarahweza. Kubera icyo amaso yabo yahweza? Icya mbere, bari biyambuye amaso y'ubumana, amaso y'umwuka yavuye muri bo, basigarana amaso y'umubiri. Niyo mpamvu amaso dufite ni amaso y'umubiri, ntabona ibirenga by'umwuka, ntayabona Imana, ntiyabona marayika, ntabwo yabona ikirenga cy'umwuka. Kereka umuntu Imana izaba imaze guha amaso ya yandi yabaga muri Adamu mbere, ya maso y'umwuka, ya yandi atarahweza. Ng'amaso yabo arahweza, sore bita ya mandu, amaso y'abantu yarahweje. Nicyo gituma batabona Imana, nicyo gituma batabona ubwiza bw'Imana. Ng'amaso yabo amaze guhweza, ngo birebye basanga bambaye ubusa. Icya mbere nuko amaso yabo yahweje. Amaso bari bafite mbere yuko barya imbuto ntabwo ariyo bagumanye, ahubwo basigaranye amaso y'umubiri, atabasha kubona Imana, atabasha kureba kure, atabasha kureba ibirenga by'umwuka. Niyo maso basigaranye. Cya kabiri, ngo bisanze bambaye ubusa. Kwisanga bambaye ubusa nuku abantu mubesha ngo musa n'Imana. Hari abantu biyemera ngo basa n'Imana. Nta muntu uri mu isi usa n'Imana. Iya masura mufite naya, amasura mufite nayo mwavukanye, nta usa n'Imana uhari. Biyavuga ngo ukazasa, ntabwo kurerekanwa, ariko icyo tuze nuko niyerekanwa cyo gihe tuzasa nawe. Dore impamvu abantu badasa n'Imana, biyavuga ngo nuko birebye basanga bambaye ubusa. Kubera iki bari bambaye ubusa? Mbere ntabwo bari bigeze bibona bambaye ubusa. Mpamvu basanze bambaye ubusa nuko ya shusho y'Imana, bwa bwiza bw'Imana, ya shusho y'Imana yabaga ku muntu, yari iri kuri Adamu, yari imaze kumuvaho, asigarana igikanka cy'umubiri, asanga yambaye ubusa. Kuko yari asigaye yari ibumba ryabumbwe mu mukungugu, ribumbishwa amazi, nuko asigara yambaye ubusa, ishusho y'Imana imuvaho. Niyo mpamvu rivuga ngo tuzambikwa ikamba ry'ubugingo. Ikamba ry'ubugingo ntabwo ari ikanzu, ikamba ry'ubugingo ntabwo ari ikanzu wesheje ubudodo, ntabwo ari ikanzu zakorega mu ruganda, nta nubwo ari ikanzu yo mu ijuru, ahubwo ikamba ry'ubugingo birivuga, haleluya, birivuga ni ya shusho y'Imana izagaruka ku muntu. Umuntu yongera agira ubwiza bw'Imana, umuntu yongera ase n'Imana. Iryo ryari irya kabiri.
icya mbere bamaze kurya imbuto amaso yabo yarahwera, kuko amaso y'umwuka yabavuyemo basigara n'amaso y'umubiri. Icyo nicyo gituma nta muntu ubona Imana, kuko amaso yabonaga Imana ntago akiba mu bantu, ayo ngayo yaragiye hasigaye amaso y'umubiri. Nta muntu usa n'Imana, kuko ubwiza bw'Imana bwavuye ku muntu. Umuntu uzasa n'Imana ni umuntu uzambara ubusa niyambara umwenda, kandi kuko ntibamubone nk'uwambaye ubusa. Wazaba yambaye ubwiza bw'Imana azaba asa n'Imana, niko umuntu yari ameze mbere agisa n'Imana. Gatatu, icyabaye bahise bakurwa mu mwuka w'ubugingo Imana yari yarabahaye. Uwo mwuka w'ubugingo niwo mwuka wera tuvuga, niwo mwuka w'Imana wabaga mu muntu. Uwo mwuka wafashaga icyo umuntu. Icya mbere, uwo mwuka w'ubugingo wabaga mu muntu wari kuzatuma atazapfa, akazaba yiteka, kuko yari afite umwuka w'Imana uzamuramo iteka. Uwo mwuka wamufashaga ikindi kintu cya kabiri. Icya kabiri yafashaga umuntu kwari ukuvugana n'Imana, agakodigitana n'Imana, akabasha kumenya ibyo Imana ishaka, akumva ijwi ry'Imana. Uwo mwuka rero w'ubugingo ukimara kuva mu muntu, cyangwa uwo mwuka w'Imana ukimara kugenda, umuntu yahise asigara aho ngaho. Gupfa ntabwo ari ibigora. N'uyu munsi umuntu abyuka ari muzima, mu kanya akaba arapfuye. Umwana aravuka mu minota mike akaba arapfuye, kubera ko nta mwuka w'ubugingo ukiri mu muntu. Uwo mwuka rero wafashaga abantu kuvugana n'Imana. Uyu munsi wa none ni abantu benshi ntibakivugana n'Imana, nta n'umuntu ukivugana n'Imana. Kuva mu myaka yashize abantu benshi ntibavuganaga n'Imana, kubera ko umwuka watumaga bavuganaga nayo wavuye muri bo, nabo bakigira. Ubu rero hari abantu bavugana n'Imana, abo bumva nuko abapinga. Abo ni abantu basenze bamaze guhabwa gakeya kuri wa mwuka w'Imana, kuri wa mwuka abantu bamwe. Abo bantu niyo mpamvu bumva bavuga ko badapfa, bavuga ko niyo bapfuye ngo batabapfuye, ahubwo bazongera kuba iteka. Abo bamaze guhabwa kuri wa mwuka w'ubugingo babasha kuvugana n'Imana. Niwo mwuka wera abamufite muri we babarerekwa, amaso yabo arareba. Hari n'igihe uzumva bakubwira ko babonye Imana, hari igihe uzumva bakubwira ko bavuganye na marayika, hari igihe uzumva bakubwira ko babonye marayika. Abo ngabo bamaze gusubizwamo umwuka ni abasenga bubaha Imana. Mana ishimwe. Cyose icyo nagambiriye, nzategura icyigisho kivuga ku mwuka we, ariko mbenye ibintu bitatu. Umuntu akimara gukora icya mbere amaso ye yarahweje, amaso y'umwuka muvamo, sigara n'amaso y'umubiri atabona Imana. Cya kabiri, ishusho y'Imana yamuvuyeho, ubu nta busa n'Imana. Niyo mpamvu tuzambika ikamba ry'ubugingo. Iryo kamba ni ishusho y'Imana izasubira ku muntu, mwifurije kuzaryambara. Icya gatatu, mwuka w'ubugingo yavuyemo, niyo mpamvu abantu bapfa kandi banavugane n'Imana. Ndasaba Imana kujya guha umwuka w'Imana kandi guha umwuka w'ubugingo. Hanyuma turakomeza ijambo twasomye tugere ku ntego yacu. Ngo bamaze kurya izo mbuto, bamaze kuba gutyo mu mafu ya nimunsi nimugoroba, bumva Imana ije kugendagenda mu byaha. Buriya Imana irakureba, nubwo uzi ko itakubona, iyo ukoze ibyaha irakureba. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo mwirinde ibyaha, mwirinde kutumvira Imana, mwirinde gusuzugura Imana. Icyaha kitwambika ubusa, icyaha kigukura mu muryango wawe. Iyo wibye baragufunga ukambara irose. Icyaha kikwambura ubusa, kikwambura imyambaro, kikakwambika ubusa. Mwirinde ibyaha, ibyaha bidutesha agaciro. Icyaha kirakwambura, icyaha kigutesha agaciro, icyaha gituma ugenda ubebera, ukagenda wihishe. Ubu hari abantu basigaye bihisha Imana kubera ibyaha. Babaga mu matorero ariko basigaye bihisha, bakihisha mu byumba by'amasengesho, bakihisha mu maminisiteri, bakihisha mu matorero atari umwuka w'Imana, kubera ko bazi ko abakozi b'Imana batababona. Ndagira ngo mbabwire ngo mwe kwihisha Imana, kuko irimo irabahamagara ngo ibambike umwambaro musha, ibambike umwambaro musha. Mana ishimwe. Ngo bumvise ibirindi y'Imana, ngo bajya kwihisha mu biti byo muri iyo ngobyi. Mana ishimwe. Imana nayo irabumva, irabareba, ariko irangije irabahamagara. Ihamagara Adamu, niryo jambo twasomye ngo nuko Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, nawe iraguhamagara. Iramuhamagara imubaza ngo nuko, iramubaza ngo urihe. Imana ishimwe. Tekereza kuba Imana yarize Adamu, yaramurebaga, nawe yarishe ari hafi,
ariko iramubaza ngo urihe? Mana ishimwe. Tekereza nawe, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, wa mubyeyi we, wa muhanuzi we, wa mubwiriza we, wa mushumba we, wa muyobozi we. Tekereza Imana iguhamagaye muri aka kanya ikakubaza ngo urihe? Wasubiza kurihe? Urihe wa musore we? Urihe wa muntu we? Urihe wowe unyumva? Uhagaze he? Ni Imana yagusanga, iramuhamagara, yamuremye, imubwiza, ariko yari yamaze kwitandukanya nayo, yambaye ubusa. Iramubaza ngo urihe? Yari yamaze kwiremera ibicocero, yitandukanyije n'ubwiza bw'Imana. Imana iraza, iramuhamagara, iramubaza ngo urihe? Iramubaza ngo Adamu we, uri hehe? Nawe Imana irakubaza ngo urihe? Wa muntu unyumva, wa musore we, wa mugabo we, uri hehe? Ukora iki? Uba hehe? Wubaha Imana? Ese utugisha Imana? Imvugo yawe ni iyi, migendere yawe ni iyi. Wambaye iki? Wiremeye ibicocero, wakoze ibyaha, wiremera ubucocero. Imana irakubaza ngo urihe? Labita sanso mono bidayama. Imana irakubaza ngo urihe? Imana imaze kumuhamagara, aritaba, arakunda, arigaragaza. Nawe Imana iraguhamagaye. Salomo yarabyanditse mu Migani igice cya 8 umurongo wa 4, aravuga ngo yemwe bagabo, namwe bana b'abantu, nimwe mpamagara, nimwe ijwi ryanjye ribwira, mwanjijwe mujijuke, namwe abafite imitima ipfuye musobanukirwe, mushaka Uwiteka. Mana ishimwe. Nga Adamu aritaba, yemera guca bugufi, yemera icyaha, araza yegera Imana, arabwira ngo numvishe imirindi yawe, ndangije ntinyishwa nuko nambaye ubusa, njya kwihisha. Ubu hari abantu batinya guhura n'abahanuzi kubera ko baguye, bagiye mu byaha. Ntabwo icyangombwa ari ukwihisha, ntabwo icyangombwa ari ukwiruka, ahubwo itaba, kuko urahamagarwa. Urabazwa ngo uri hehe? Wa muhanuzi we, wagiye hehe? Wa mudiyakoni we, uri hehe? Wa muririmbyi we, kutakiririmba uri he? Wa muhanuzi we, kutagihanura uri he? Wa mubwiriza we, kutakibwiriza uri he? Wa mushumba we, itorero Imana yaguhaye riri he? Nawe ubwawe uri he? Imana iramubaza ngo uri he? Arayiyereka, arayibwira ngo numvishe imirindi yawe, ntinyishwa nuko nambaye ubusa, njya kwihisha. Imana iramubaza ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Aho ni wariye kuri za mbuto nakubujije. Nawe Imana irakubaza ngo uri hehe? Ahubwo ni wariye ku mbuto Imana yakubujije, ahubwo ni wakoze ibyaha, ahubwo ni wanze kwemera Yesu, ahubwo ni wanze kwihana, ahubwo ni wanze kugarukira Imana, ahubwo ni wigize umunyadini, kanga kuwemera Imana, kanga gukorera Imana. Ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Imubaza gutyo. Ahubwo ni wariye kuri za mbuto nakubujije. Imana igirana ikiganiro nawe. Adamu arihana, atangira kuvuga ngo ni umugore. Umugore nawe ati ni inzoka. Inzoka ibura ikivuga. Nanishimye. Imana igirira umuntu impuhwe. Jambo nakuzaniye, tega amatwi wumve. Biya yatubwiye mwitangira aho twasomye gice cya 3 murongo wa 21 ngo nuko Imana iremera Adamu na Eva umwambaro w'impu, irawambika. Wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore we, uneza amatwi munyarwanda, uri umunyamahanga, uneza amatwi, unyumva kuri YouTube, unyumva kuri Facebook, unyumva kuri Instagram, unyumva kuri Google, unyumva kuri WhatsApp, uneza amatwi, wamaze kwiremera ibicocero. Ariko Imana ikuremeye umwambaro musha. Reka kwihisha, njira mu itorero, garukira Imana, ngwino usenge. Imana ikuremeye umwambaro musha. Bamwe baneza amatwi, Imana ibaremeye umwambaro musha. Bantu mwumvishije ijambo, mwiyambuye ibyaha, mwiyambura ubucocero. Bwo bucocero ni ibyaha, mwihane, mwivure muri ba muganga wo kwikiza ibyo byaha. Imana ibaremeye umwambaro musha. Mwambaro mufite mw'igisebo. Hari abantu bafite umwambaro biyambitse nk'uko Adamu yawiyambitse, yiremera ubucocero kuko yakoze icyaha. Ndabahamagara muve mu byaha, mwiyambura ubucocero, mwambara umwambaro w'agakiza, mwakira umwambaro musha, mwakira umwambaro w'ubuzima, mwakira umwambaro w'agakiza, mwakira umwambaro bakura ubucocero. Hari abandi mwambaye umwambaro mwaremewe na Satani, arawubasigira. Uwo mwambaro mwambaye, mwambaro w'ubukene, mwambaro w'igisebo, mwambaro w'amagambo abantu bakuvuga, mwambaro w'ishara abantu bagugirira, umwambaro w'ubukene,
w'ubukene, umwambaro w'inzangano. Iyo ni imyambaro mibi. Imana ije kubaremera imyambaro misha. Hari abantu mwaremera umwambaro n'Imana, Imana ikuremera umwambaro. Uwo mwambaro ni ishuri Imana yaragukizeho, ariko dore Imana ije kuremera umwambaro musha. Mwemera Imana ibaremera imyambaro, ibambura ubucocero. Nuko Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we salabida ya mana inesanso gadimo petasika ya mana inesansoma, ibaremera umwambaro musha. Na Imana ikuremera umwambaro musha, mwambaro wambaye wa muhanuzi we witwa umuhanuzi w'ibinyoma. Ariko uyu munsi Imana ikuremera umwambaro wo kwemerwa, wa mushumba we, wa mupasitoro we, mwambaro wambaye ntukigira ushumye, ntukigira uyobora. Byawe byaragucana, hawe harasenyutse, torero ryawe ryararangiye. Amara umwambaro musha. Imana igwaye umwambaro musha, wa muhanuzi we, wa mubwiriza butumwa we, ntukibwiriza n'ubundi ubona abantu batakwemera, byaragucanze. Akira umwambaro musha. Wa munyamasengesho we, ntugisenga, ntukiyiriza ngo n'ubundi igihe wasengeye ntacyo byatanze. Salabida ya mana, akira umwambaro musha. Lobisansoma, akira umwambaro w'ubuzima. Wa muntu nyumva, wowe udasenga, wowe udakijijwe, uwo mwambaro wiremeye w'ibyaha, wanze gukizwa, iyambura uwo mwambaro. Egera Yesu, akira Yesu, wakira umwambaro musha mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ko mwakira umwambaro musha, ndabambura ubucocero mu izina rya Yesu Kristo. Ndi umuhanuzi, ndi intumwa kuri wowe kandi intumwa no kuri bene wanyu. Ndabahanura yuko mwakira umwambaro musha, mukizwe, muve mu byaha, mutandukane na kamere, mwa innocent, mwiyambura ubucocero. Imana ibambitse umwambaro musha. Mwakira umwambaro musha, mwambaro w'ubuzima, mwambaro w'agakiza, mwambaro w'imbaraga, mwambaro w'icyerekezo, mwambaro w'imikorere. Mwakira umwambaro musha. Ndabwira abafite umwambaro w'ubukene, Imana wa mwambaro w'ubukire. Ndabwira abafite umwambaro w'ibyaha, Imana ibambika umwambaro wo gukiranuka. Ndabwira abafite umwambaro wo guseba, Imana ibambika umwambaro musha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Kuba kudutega amatwi, umuntu wese waboneza amatwi muri iki kiganiro uyu munsi, ndagira nkubwire ko Imana ikuremeye umwambaro musha. Imana ikuremeye umwambaro musha. Hanyuma fata akanya nk'amasegonda 5 utuze nkubwire icyo ugiye gusubiramo muri aka kanya. Urakoze cyane. Subiramo uti Mwami Yesu, umbabarire kubera yuko nari naremeye ubucocero. Unyambura umwambaro w'ubucocero, unyambura umwambaro w'igisebo, unyambura umwambaro niyambitse w'ubucocero, unyambura umwambaro Satani yanyambitse w'ubucocero, unyambura umwambaro wowe ubwawe wari waranyambitse w'ishuri. Urakoze kunyambuye umwambaro mubi, kabunyambitse umwambaro musha mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Mwizere ko Imana ibambitse umwambaro musha kandi muzabona impinduka. Umuntu wese watuye aya magambo nyuma y'ibyumweru 3 azahura n'ubwiza bw'Imana, azabona imbaraga z'Imana, azabona ko Imana yamwambitse umwambaro musha. Imana ibahe umugisha. Abadukurikira kuri YouTube Ururembo TV, kandi subscribe kandi utange n'ibitekerezo kubwira ijambo ry'Imana kandi ukore like. Imana iguhe umugisha. Kuri WhatsApp abo twereza ubutumwa, namwe mutanga ibitekerezo kandi murusheho gufashwa n'ijambo ry'Imana. Abadukurikira kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Google, mwese Imana ibahe umugisha. Mutanga ibitekerezo kugira ngo turusheho gukomeza kubagezaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana, impuguro zitandukanye. Niba ari ikintu ukeneye ko twagusobanurira, kirekeye ijambo ry'Imana, kirekeye Bibiliya.